Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka ngwereze amahitamo umuntu arindwi umuntu wahisemo akamukiza mu buzima, haba mu bukungu, mu mibanire, mu mitekerereze no mu mibereho rusange. Aya ni amahitamo adahita agarura impinduka ku kanya, ariko ahindura ejo hazaza ku buryo bugaragara. Nanone amahitamo ya mbere cyangwa amahitamo ya mbere ukwiriye guhitamo, mu mahitamo arindwi, ihitamo rya mbere ukwiriye guhitamo ni iri: guhitamo kwiga buri munsi. Niyo waba ukenye, nta kazi ufite cyangwa ufite ibibazo byinshi, guhitamo kwiga ni ikintu gishya buri munsi. Ni kimwe mu byemezo bikiza ubuzima. Ubumenyi nibwo butuma umuntu adahera mu mwijima, akabona uburyo bushya bwo gutera imbere. Cya kabiri rero cyangwa amahitamo ya kabiri ni aya: guhitamo gucika ku nshuti zigutesha agaciro. Inshuti mbi zisiga umugabo cyangwa umugore mu mwijima. Guhitamo kwirinda abantu bagutera hasi cyangwa bagushyira hasi, abakuvangira, abagusuzugura. Nicyo cyiza umuntu kugira ngo ahumeke neza, atangire kubaka ubuzima bwiwe. Amahitamo ya gatatu rero: guhitamo kwihangana aho guhora uhuzagurika. Ibintu byose bikomeye bisaba kwihangana, ndetse bibarirwa mu kwezi cyangwa mu myaka, si iminsi. Abantu benshi batsindwa si uko badashoboye, ni uko batihanganira ibibagerageza. Kwihangana niwo muryango w'imigisha. Nanone icya kane, amahitamo ya kane ari kutubwira ngo guhitamo gusesagura gake no kuzigama duke. Ntacyo waba ufite, ariko kuzigama 100 cyangwa 300 umunsi bishobora kuguhindurira ubuzima mu gihe cy'amezi makeya cyane, ugahinduka umubosi cyangwa umukire. Utazi gukoresha amafaranga neza ikiraro kigana mu bukene. Guhitamo kubyitwaramo neza birakiza cyane rwose. Amahitamo ya karindwi: guhitamo kuvuga ukuri n'ubunyangamugayo. Beshya rimwe, beshya kabiri, ariko icyizere gisenyuka burundu. Guhitamo kuba inyangamugayo ndetse bivuga ukuri no kuba umuntu wizerwa bifungurira ibi bintu bine ngiye kukubwira. Fungura imiryango, amahirwe, ubucuruzi ndetse n'icyubahiro. Amahitamo agukiza mu buryo bwose bushoboka. Amahitamo ya gatandatu tusatira karindwi ariyo ya nyuma: guhitamo kutaryama hamwe n'agahinda. Umuntu uhitamo kugwa umutwe ku bintu byose biruhije, biramurya bigatuma adatera imbere. Ariko uhitamo kuvuga ati iki kirababaje ariko si cyanyicarira, reka nshake umuti niwe mugisha. Nanone kwiga gukemura ibibazo aho kunyura hejuru yabyo ni amahitamo akiza umutima n'imibereho yawe. Amahitamo ya karindwi rero ariyo ya nyuma: guhitamo gukora icy'ingenzi kurusha icyoroshye. Buri munsi hari ibintu byoroshye byo gukora: gutera urwenya, cyangwa gushudika, kuganira amasaha akicuma, kureba ibintu bidafite akamaro. Ariko gutoranya ibiruhije ariko bifite inyungu bituma umuntu ashiguka mu buzima. Iyi myanzuro ni itandukanya abahora mu bintu bya none n'abubaka ejo hazaza. Mwanzuro rero ngiye kukwihera muvandimwe: amahoro, amafaranga, icyubahiro, umuryango mwiza, iterambere. Ntibizanwa no kubera amahirwe. Ubyuke uyu munsi ngo ubone byakuziye, ubyuke uyu munsi ngo ubone wabibonye. Reka niba utekereza utyo waribeshye. Bizanwa no kubera amahitamo umuntu afata buri munsi. None rero niba ushaka, nshobora kukwandikira ndetse nkaguhereza amahitamo 10 yihariye wahitamo yakurikije ubuzima bwawe bw'ubu, kugira ngo aguhe inzira yihariye yo gutera imbere cyane. Abakunda cyane cyane, Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Wamaze gukanda subscribe, Imana kuduhera umugisha, ndetse nawe utarayikora ugiye kuyikanda, Imana iduhana umugisha.